Umwite Dashi Dashi cyangwa se Dashim bitewe n'uko umuzi umugabo uvuka kuri Vuguziga Abel ari we se na Mukandori Rachel akaba ari we nyina. Uyu akaba avuka mu muryango w'abana bane bavukana mu nda imwe, akaba ari nawe imfura yabo. Dashim wakuze yikundira gukina football agakura abikunda cyane, ndetse akaba ari naho yaje guhurira n'umuntu wamuhimbye izina Dashim. Uwamuhimbye izina ashingiye ku kuba atarashoboye gusubiramo izina Dushimimana, ahubwo uwo munyamahanga agahitamo kurihina mu buryo bwari bumworoheye. Uyu mugabo nawe ni umwe mu bagabo bavuye kure kuko uretse mu by'imibereho isanzwe, uyu nawe yaboneye izuba mu cyahoze ari Kibuye, ubu akaba ari mu burengerazuba. Avuka nk'abandi bana bose, ahabwa urukundo ruhagije n'ababyeyi. Amashuri abanza yayize kuri Ecole Primaire Rwamuramira, ayisumbuye yayize kuri Ecole Secondaire de Gasenyi, naho kaminuza imwe yayize muri Institut Catholique de Kabgayi Iseka, ayakomereza muri Christian University of Rwanda, aha akaba ari naho yakomeje kuhiga ibijyanye na Mass Communication. Uyu mugabo itangazamakuru akora ni ibintu bye rwose kuva mu ntangiriro, mbese araryumva imbere cyane mu bikorwa no mu ngiro, uretse ko no kuba yarabyize ngo abikora nk'ibintu akunze kurusha uko abantu babibona. Dashim ni umwishywa w'umuhanzi wamenyekanye cyane hano mu Rwanda witwa Bizimana Loti, umuhanzi wakunzwe uzwi kuba cyane yararirimbye indirimbo abantu bakazi ko yaririmbye indirimbo yavugagamo ati nitwa Patro cyangwa se nsigaye ndi umuzungu, ndetse n'izindi nyinshi ku buryo twibukiranyije wasanga hari izindi nawe nyinshi waba uzi, wenda ukaba utaruzi nyirazo, tutibagiwe iyitwa Nta munoza n'izindi zitandukanye. Uwo Bizimana kandi nawe hakaba umuvandimwe witwa Professeur Malonga Pacifique wamenyekanye cyane mu bwanditsi bw'ibitabo hano mu Rwanda. Umunyarwanda niwe wagize ati isuku igira isoko, kandi arongera agira ati mwene Samusure burya avukana isunzu, uko niko kuri. Icyo abantu benshi batazi ni uko uyu Dashimu ari umuhanzi wamenyekanye mu ndirimbo nka Gasaro ka Mama, Mpemuke Ndamuke, Bakunda Umurambo ndetse n'izindi zitandukanye. Dashim mu mwaka wa 2008 nibwo yinjiye mu muziki abifashijwemo n'uwitwaga Rutebuka wamuguriye imigabane muri studio yitwaga Unlimited yakorerwagamo na producer Lick Lick, ariko ngo birangira Dashim ayobewe irengero ry'iyo migabane. Mu mwaka wa 2011 yakomeje gukora injyana ya Afrobeats, 2012 asubiye mu muziki, ariko kandi nyuma nanone bikajya bigenda bihagarara, ariko akongera akawugarukamo. Mu 2012 nibwo yakoraga indirimbo yitwa Mpemuke Ndamuke, gusa asa nkaho nanone yari mu nzira zo kuwusubika kuko aribwo yaratangiye kwirundumurira, ndavuga umwuga w'itangazamakuru. Yakoreye ikinyamakuru cyandikaga cyitwa imirasire.com, ariko akabifatanya no gukora kuri Flash FM. Aha akaba yaranahakoreraga ibiganiro bijyanye n'imyidagaduro nk'umuntu wahoze ari umuhanzi, n'ubundi byumvikane ko yari ari hafi cyane y'ibyo azi kandi yakundaga. Umugabo wakoze ku binyamakuru byinshi kandi bitandukanye, nyine yakoze kuri Flash FM, City Radio, Hot FM, Radio 1, BTN ndetse n'ibindi byinshi, tutibagiwe ikiganiro yakoreraga kuri City Radio cyitwaga The Rush Hour Jams. Ikiganiro cyakunzwe kikaza guhabwa igihembo nk'ikiganiro cyiza cy'amanywa mu bihembo byari muri Rwanda Broadcasting Awards. Kera kabaye Dashim yarazengurutse, ariko kandi aza gusubira kuri City Radio, bimwe abanyarwanda bajya bavuga ngo amazi arashyuha ariko ntiyibagirwe iwabo bambeho. Uyu mugabo akaba ari nabwo yatangiraga ikiganiro cyitwa Inzu y'Ibitabo, kikaza kuba ikiganiro cyazamuye izina rye cyane, abenshi bamuzi bakaba baratangiye kumenya icyo gihe kubera ukuntu abantu bari bakunze ibyo yavugiraga muri icyo kiganiro. Uyu yaje kwimukira kuri Farn FM y'iradiyo, biza gutuma ikundwa cyane, gusa aha naho ntihatinze kuko yahise yerekeza kuri Radio 10, ari naho abarizwa magingo aya. Dashim afite ibikorwa byinshi bitandukanye amaze kugeraho, ariko kandi asigaye anategura igitaramo cyitwa Ijambo ryahindura ubuzima Summit, aho muri edition ya mbere yari yatumiye nk'uwitwa Tom Close, Diplomat ndetse n'abandi batandukanye.
Uyu mugabo ntawuzibagirwa ukuntu yagiranye ibibazo bikomeye n'umuhanzi witwa P Fla mu mwaka wa 2012 mu kwezi kwa kane, ubwo Dashim yateguraga igitaramo cyo gusezera abanyeshuri bari bari mu biruhuko kiza gupfa kubera amakimbirane yagiranye na P Fla, aho Dashim byamubabaje cyane ku buryo atajya yibagirwa, akanavuga ko byamuhombeje akayabo k'amafaranga yageraga hafi ku bihumbi 500 cyangwa se anarenga. Ngayo nguko hari benshi bagiye baca mu mateka hakomeye, hari benshi banyuze mu nzira zikomeye ariko kandi kubera intego nicyo bifuzaga kugeraho bikaza gutuma ari abantu bakomeye kugeza ubu bafite kandi izina rizwi mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cyangwa se wenda no ku isi. Turabashimiye. Ngibyo iby'umugabo Dashim. Naho ubutaha yari The Afro Live, turakwibutsa kandi gukora subscribe mu gihe cyose wifuza gukomeza kubana natwe, ukanasiga comments hari icyo wifuza ko twakugezaho. Nyagasani nakomeze kubana namwe, naho ubutaha.